Bibiliya iravuga ngo ninde uzatura mu ihema ryawe ryera, nugendera mu bitunganye akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeshya abandi ururimi rwe, ntashyushye inkuru y'umuturanyi, ngo mu maso y'umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko bakunda Uwiteka akabubaha, icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntazigera yivuguruza. Warangiza ngo urivuguruza. Nugamburira mu makuba, gukomera kwawe kuri hehe? Gukomera kwawe gushingiye ku gukomera no mu kibazo, gushingiye gukomera no mu ngorane. Intambara yaza ugakomera, ibibazo byaza ugashikama, wabona biturutse iburyo bwawe ugakomera, umurozi akaza agakora ukanamumenya ariko ugakomera imbere ye, akaba yaribwira ngo urapfa ariko agasanga ntagupfa. Ibyo byose birajyana no kuba Imana hari icyo yakugambiriyeho. Witinye, wikuka umutima, witinye urugamba. Yehoshafati yarahagaze arwana urugamba, ahubwo atoranya ingabo, atoranya umutwe w'abasirikare, afata abaririmbyi bo mu bakora no mu bene Hazafu, arangije batereka mu kibaya Beraka, bahimbariza Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo bagihimbaza Uwiteka, Imana ica agacu, Imana icira agaca abanzi bawe, Imana ivudukana abanzi bawe. Ngo Imana ica agacu, imaze guca agacu, ngo nukaba n'Abamori n'Abamowabu, abo bahigaga ubwoko bw'Imana. Haleluya. Basubiranamo ubwabo, bararwana, baraneshwa. Bamaze kuneshwa, ngo ubwoko bwa Yehoshafati buratuza, ubwoko bw'Abayisirayeli busubira iwabo, ngo bafite ihumure, kuko Uwiteka yabahaye ihumure impande zose. Nanjye ndagutangariza ngo Imana iguhereze ihumure impande zawe zose. Imana itanga ihumure mu kazi kawe, Imana itanga ihumure mu bucuruzi bwawe, Imana itanga ihumure mu bikorwa byawe, Imana itanga ihumure mu rugo rwawe, Imana itanga ihumure. Akiri ihumure uhawe n'Imana mu izina rya Yesu.